ubu tuvugana abasirikare barenga ibihumbi 25 bamaze kwitegura, indege zirateguye, ngiye kubohereza mu duce twose twigaruriwe n'inkozi y'ibibi ngo ni Vladimir Putin. Ngewe nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu gikomeye ku isi, Bibiliya ivuga ubutegetsi burindwi bw'ibihangange bukomeye bwo ku isi bwagize uruhare mu mateka y'isi mu kuyobora isi ndetse no gukandamiza ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Iyo mitwe irindwi ni nayo misozi irindwi, kandi niyo bami barindwi. Ni imitwe kuko ari abami b'abami, ni imisozi kuko ari ubutegetsi buyoborwa n'abo bami. Ni abami barindwi bayoboye ubwo bwami. Yohana twabonye ko ahabwa ibyeshuwe ari ku mutwe wa 6. Fashe aka kanya ngo ngire icyo mvuga. Nagiye nshinjwa kwishongora ngo mvuga ko igihugu cyacu ari cyo gihugu gikomeye ku isi, ariko reka mbishimangire. Uwamubwiraga aramubwira ngo 5 baraguye, umwe ari undi ntaraza. 5 bari baraguye ni bande? Umwe wari uriwo nuwuhe? Undi wari utaraza nuwuhe? Uyu mutwe wa 7 aribwo butegetsi bwa 7 igihangange, aribwo bwami bwa 7. Yesu yabwiye Yohana ngo nibuza buzategeka igihe gito. Ngiye kubishimangira ncagasuzuguro ku Burusiya bumaze amezi agera muri 3 ubu dushinja kwifatanya na Ukraine mu ntambara bahanganyemo. Kenshi twagiye twoherereza Ukraine intwaro kugira ngo yirwaneho, ariko igihe kirageze ngo nereke Vladimir Putin koko igihugu cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitavogerwa n'uwari we wese. 5 bari baraguye: Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki. Umwe wariho ni Roma, undi wari utaraza ari watugiyeho, aribwo butegetsi bwa nyuma, ariwo mutwe wa 7 ugomba gutegeka. Yohana habwa ibyashuwe ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma ari mutwe wa 6. Amerika ntiyari izwi, n'Ubwongereza ntibwari buswi, Roma niyo yari yoboye isi n'ibihugu byose by'Uburayi. Igihe kirageze ngo duca agasuzuguro. Hari izina mwari musigaye mubonamo Amerika, isura mwari musigaye mubonamo Amerika. Igihe kirageze ngo mubone Amerika yahozeho kera irwana n'ibihugu bikomeye. Igihe kirageze ngo mwongere mubone ko Amerika ari igihugu ukiyoboye isi. Niba Yesu atagarutse nona uzarinda upfa nta bundi butegetsi ubonye busimbura Amerika. Tugiye kurwana intambara y'umuhenerezo. Igihe kirageze ngo twerekane ko Amerika uko yahoze kera n'ubu ari kwiri. Hanyuma y'ubwo bwami, Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga iryo ari ryose. Iyo mbivuze muvuga ko ari ukwishongora, ariko mbisubiyemo Amerika iyoboye isi. Ubihakana nonaha ntekereza ko nyuma y'icyumweru azibwira ukuri, kuko ibyo tugiye gukora si bisanzwe. Ni umutwe wa 7 aribwo bwami bw'Abongereza n'Abanyamerika. Uyu mutwe wa 7 aribwo Bongereza n'Abanyamerika ni ubutegetsi bubiri bwigenga bwose, ariko bufite icyo buhuriyeho muri politike yabwo mu kuyobora isi yose. Buri Abongereza ni inshuti magara, ni abavandimwe b'Abanyamerika. Igihe kirageze, nta byinshi navuga muri aka kanya kuko nta nubwo nishimye. Gusa nagiraga ngo mbabwire ko umwanzuro twawufashe. Abasore bacu nonaha nsokamo hano barahita aberekera. Ibikorwa byo muzajya mubibona, ntabwo ari ngombwa ngo ngaruke mbabwire ngo twakoze ibi. Tugiye gukora ibikorwa byivugira. Ibinyamakuru byose bizabyandika, ibinyamakuru by'isi yose bizafata amashusho. Ubw'Imana yaciriyeho isi ya kera ku bwano bikayiciraho iteka. Imana igaciraho iteka imidugudu 2, Sodomu ni Gomora. Ntabwo izirengagiza guciraho iteka isi yuzuye ibibi byinshi: ubwigomeke, ubwirasi, kwishyira hejuru, ubugome, ubwicanyi, ubutinganyi. Uyu mutwe wa 7 ntabwo uzategeka ngo ugeze mu gihe Roma yamaze iyo ni isaha imwe Yesu akagaruka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga
uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turagushimira kuba umwanya wawe ufata wumva ubutumwa bwiza, kandi turasaba kugira ngo Imana ikomeze ikomereshe ijambo ry'ibimenyetso n'ibitangaza ku buzima bwawe, kandi tugusaba ngo niba ufashijwe n'inyigisho turi gutambutsa, kora like, ubundi nurangiza usangize aba bantu ubutumwa bwiza. Twese dukomeze gufashanya, uzaba udufashije kwagura ubwami bw'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma tugarutse mu kiganiro cyacu igihe cyanjye, nkuko bisanzwe hitambukamo izi nyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ndetse n'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe n'ubundi buhanuzi bwose tubona muri Bibiliya abahanuzi bagiye bahanura. Ubwo duherukana twari turimo kwiga kuri iriya nyamaswa, twari twize ku mitwe igeze kuri 6, tubona ko ari ubutegetsi butandatu bwabayeho ku isi bw'ibihangange, bwashyizweho n'ikiyoka kiboha intebe, kiboha imbaraga, kiboha ubutware, kugira ngo kibwifashishe mu kurwanya umuteguro w'Imana, ari we mugore w'Imana, Yerusalemu yo mu ijuru ihagarariwe n'umugore w'Imana uri hano mu isi, ari we Isiraheli. Isiraheli yaje gusimburwa n'umugeni wa Kristo, ari we torero rya Kristo muri iki gihe cya none. Ikiyoka rero cyagiye kifashisha ubwo butegetsi, nk'uko mwabibonye, twabonye ko ni ubutegetsi butandatu. Twatugiye kuvuga ubwa 7. Uyu munsi tuje kugira ngo tubibumbe neza, twumve noneho uko Yohana yabibwiwe neza, mu buryo bubumbye neza, mu buryo bwumvikana, butarimo ibintu bicangacanze. Hanyuma buriya butegetsi ariyo mitwe 7, aribwo butegetsi 7, akaba ari nabo bami 7. Twarabwize, twabonye ko ubwa mbere, umutwe wa mbere ni Egiputa, ariyo Misiri y'uyu munsi. Ubwa kabiri ni Ashuri, ariyo Siriya y'uyu munsi. Ubwa gatatu ni Babuloni, ariyo Iraq y'uyu munsi. Ubwa kane ni Mediperesi, ariyo Irani y'uyu munsi. Hanyuma umutwe wa gatanu twabonye ko ni Ubugiriki, izina nirigeze rihinduka, bafite umurwa mukuru witwa Atene. Hanyuma umutwe wa gatandatu twize, twabonye ko ari umutwe w'Abaroma, ubwami bw'Abaroma, bwategetse isi yose. Ikiyoka kirabwifashisha mu kurwanya umuteguro w'Imana, kugira ngo ikiremwa muntu kidacungurwa biturutse kuri Mesiya yagombaga gukomoka mu ishyanga rya Isiraheli. Satani rero iteka ryose we yahoraga ahanganye no kuzimya, guhanaguraho ubwoko bwa Isiraheli, kuko isi yo abayituye bari barananiye Imana. Ariko Imana iza gutoranya Aburahamu mu gihe abari mu isi bose bari barananiye Imana, kugira ngo iwe izakomoramo ubwoko buyubaha. Hanyuma muri ubwo bwoko buyubaha ari izakomoramo Mesiya, umukiza uzaza noneho gucungura na babandi bose. Uyu munsi rero tugiye kugaruka dusobanura umutwe wa 7, aribwo butegetsi bwa 7 bw'igihangange buri gutegeka uyu munsi. Bwa nyuma Kristo Yesu akagaruka gutwara itorero rye, agakuraho iyi si ishaje, akazana isi nshya nk'uko yagiye abisezeranya abamwizera. Ibi turabivuga nyine kuko abantu bari mu mwijima ntabwo babyumva, ntibanabyemera, ariko icyo twababwira nuko ibyo twizeye turabizi kandi tubifitiye igihamya. Kuko niba hari abantu bemeye gupfa bagahara n'amagara yabo, bakemera gutwikwa bakabambwa, sinzi niba hari umuntu wiyanga. Nta muntu n'umwe wiyanga ku isi. Ko wakwemera ko bagutwika se bageze ngo biroroshye? Kuko hari ahandi hantu babaga babonye, hari irindi ishurirwa bagiraga, hari andi maso bahawe atari aya ngaya turebesha y'umubiri, amaso areba kure, akarenga amasi n'amasi akageraho Imana iri. Abo noneho kuba baremewe guhara amagara yabo nuko ahandi babonaga. Natwe rero turi kuvuga ibi dufite iyerekwa, dufite ishurirwa. Ntituri abantu nkamwe se? Nje sindi umuntu nkawe se? Kuki sege binabyemeye nyine? Nuko hari ibintu twamaze kumenya, twahishuriwe biri mu ijambo ry'Imana.
uyu munsi tugiye kugaruka dusobanure iby'uyu mutwe wa karindwi aribwo butegetsi bwa karindwi bw'igihangange buri gutegeka isi, hanyuma Imana igakuraho ubwami bwo mu isi bwose ikazana ubutegetsi bwayo Satani atazigera yongera gukoresha ukundi. Naho ubwo mu isi bwose Satani we wabuhaye intebe ye, ubutware n'imbaraga n'ubushobozi bukomeye kugira ngo abwifashishe mu kurwanya umuteguro w'Imana. Rero Imana yateganyije yerekanye ko hagomba kubaho burindwi, buri karindwi ugasobanura umwuzuro w'Imana. Ubushinzwe twasobanuye twababwiye ko uyu mwuzuro w'Imana ubuzura mu bintu bibiri, karite na kantite. Noneho ahangaha Imana yerekana ubutegetsi burindwi cyangwa se imitwe irindwi ishaka kwerekana yabyerekanye mu buryo buri kantite, yerekana ko ubutegetsi buzayobora isi ari burindwi ariko butazaba bufite karite. Ariko mu kubugaragaza ishaka kugaragaza ko hari ubundi zazana bwo noneho buzaba buri karite imbere yayo, mbega buzaba ari ubutegetsi bwiza buzatwara indi si nziza izaza, buzaba buyubaha, buyoborwa nayo, bugendera mu mategeko yayo. Rero niyo mpamvu yagaragaje ubu butegetsi burindwi uburyo Satani azabwifashisha buzayobora, ariko bwa karindwi ikavuga ngo niwo mwuzuro. Nyuma y'ubwo bwa karindwi nzazana ubwanjye. Ubwa karindwi rero nibwo tugiye kwiga uyu munsi, nibwo tugiye gusobanura. Reka dusome ijambo ry'Imana noneho tubashe kububumbira hamwe. Wenda uyu munsi noneho reka dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 umurongo nuwa 9, nkuko dusanzwe twasoma, ariko icya 13 uyu munsi ntabwo tugisoma. Hanyuma tugeze ku murongo wa 14 twumve icyo hatubwira. Batangiye batubwira ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho. Icya kabiri, kandi niyo bami barindwi. Abatanu baraguye, umwe ari wo undi ntaraza, kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito. Wenda reka tugarukira ahandi hasigaye umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14 tuzahavuga turi gusobanura ari amahembe 10. Reka tugarukira umurongo wa 10. Baratubwiye ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami barindwi. Abatanu baraguye, umwe ari wo undi ntaraza, kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito. Kugira ngo dusobanure iby'iyi mitwe irindwi ngo twabibonye ariyo Misiri, Siriya, Iraq, Iran, Ubugiriki ndetse n'Ubutaliyani, tubuhuze none n'uyu mutwe wa karindwi, nuko tugiye kubanza kubyuza neza ko hano ubuhanuzi bivuga. Yohana ahabwa ubuhanuzi bwo mu gitabo cy'ibyahishuwe yabuhawe ku ngoma y'umutwe wa gatandatu, aribwo bwami bwa gatandatu cyangwa se ubutegetsi bwa gatandatu bw'Abaroma. Icyo gihe Roma niyo yari iyoboye isi, ndetse tugiye mu mateka tubona ko ajyanwa ku kirwa cy'Ipatimo hari ku ngoma y'umwami w'abami witwaga Domisiyani. Bikaba byari hagati ya 80 na 96 nibwo yahawe ibu buhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe ku kirwa cy'Ipatimo aho yari afungiwe. None Yesu ageze kuri iki gice dusomye cya 17 ari kumwereka ibyamaraya wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Yohana ngo yajyanywe mu butayu kwitegereza iby'uwo maraya ndetse n'iyo nyamaswa. Yabwiwe byinshi rero, muri ibyo byinshi ni ibihe rero? Turaza kuri ibi ngibi bigaragara ku murongo wa 9 n'uwa 10, aho yabwiwe ngo aho niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7, kandi niyo bami barindwi. Abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza. Uyu wari utaraza niwo ngiye kubabwira nyine, ariko ndashaka kubanza kubumbira hamwe aya magambo Yesu yamubwiye. Nuvuga ngo Yohana ahabwa ubuhanuzi ngo twatubivuze hari ku ngoma y'umutwe wa gatandatu aribwo bwami bw'Abaroma, ariko ubwami butanu ntibwari bukiriho. Ubwo bwami bwari butakiriho ni ubuhe?
Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki bwose bwari bwaravuyeho, bwaraguye butakiyoboye isi. Hariho umutwe wa gatandatu ari bwami bw'Abaroma. Marayika yaramubwiye ngo Yohana, umva nkubwire, iyo mitwe irindwi ubonye ni imisozi irindwi. Kabiri, ni nayo bami barindwi. Icyitonderwa, hano batubwiye ngo hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Impamvu hakwiriye ubwenge n'ubuhanga nuko Imana yabivuze mu buryo butatu. Hari abantu bisomera iyi mitwe bakajya kwigisha imitwe gusa, hari n'abandi basoma imisozi bakajya kwigisha imisozi gusa. Ariko noneho igikomeye, Imana yabivuze mu buryo butatu kugira ngo umuntu wese ujya kubyigisha abyigishe yabanje kubisobanukirwa. Imana yabwiye Yohana ngo ni imitwe, ni imisozi, ni n'abami. Ibivuze mu buryo butatu kugira ngo hatazagira ujyana ikintu kimwe. Kandi iki cya gatatu ivuze nicyo cyuzuza biriya bya mbere abanje kuvuga. Ni imitwe. Kuba ari imitwe nuko ari abami b'abami bayoboye buriya butegetsi bwa empire bwagiye buyobora isi, niyo mpamvu ari imitwe. Icya kabiri ni imisozi. Bibiliya itwereka ko iri jambo imisozi riza ryuzuza ku butegetsi, cyangwa se riza risobanura ubutegetsi. Nuvuga ngo Bibiliya ivuga ubutegetsi burindwi bw'ibihangange bukomeye bwo ku isi bwagize uruhare mu mateka y'isi mu kuyobora isi ndetse no gukandamiza ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Hanyuma iyi mitwa cyangwa ubutegetsi burindwi bw'ibihangange batweretse ko hano hari aho Imana yabwise ngo ni imisozi. Iri jambo umusozi rikoreshwa ryerekezwa ku butegetsi. Ngiye kuvuga aha ngaha nibuza ubutegetsi bubiri Imana yagereranije nk'imisozi. Ndavugamo ubutegetsi bwa Babuloni, mvugamo n'ubutegetsi bwa Kristo. Aho Imana yafashe ubu butegetsi kabwita umusozi. Iyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 51 umurongo 24 n'umurongo 25, kadusome twumva icyo atubwira. Haratubwiye ngo nzitura i Babuloni n'abatuye i Bukaludaya bose nabi yabo yose bakoreye imbere yanyu i Siyoni, ni ko Uwiteka avuga. Urumva hano Imana irimo iravuga Babuloni. Dore ndakwanze wa musozi urimbura we, ni ko Uwiteka urimbura isi yose avuga. Iyi ni Babuloni. Imana ibanje kuvuga ngo nzitura i Babuloni n'abatuye i Bukaludaya bose inabi yabo yose bakoreye imbere yanyu i Siyoni, ni ko Uwiteka avuga. Noneho umurongo 25 iyiti navuga ibyo igiye gukora rero. Dore ndakwanze wa musozi urimbura we, ni ko Uwiteka urimbura isi yose avuga. Nzakuramburira ukuboko nguhirike uve mu bitare ugwe mu manga, kandi nzaguhindura umuyonga. Aha Imana ifashe ubutegetsi bwa Babuloni ibwise umusozi. Reka turebe n'uburyo noneho ubutegetsi bwa Kristo Imana yabwise umusozi. Dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 2 umurongo wa 31 tugeze ku murongo wa 35. Aha ngaha hatubwira iby'inzozi Nebukadinezari yarose. Izo nzozi zari zigizwe n'ibi bikurikira. Yabonye igishushanyo kinini cyari kigizwe n'ibyiciro bigeze kuri 4. Umutwe wa zahabu, igituza n'amaboko by'ifeza, inda n'ibibero by'imiringa, amaguru y'ibyuma, ibirenge bivanzemo ibyuma n'ibumba. Ubwo ni ibirenge n'amano. Izi nzozi yarose ngo agiye kubona abona igishushanyo kimeze gutyo, ariko ngo yitegereje abona ibuye riraje ryikubise ku birenge by'icyo gishushanyo. Igishushanyo kirameneka cyose. Arangije arazibagirwa. Atumiza abacunnyi be, atumiza abakonikoni be, atumiza abanyabwenge be, baza bamubwira ibyo yarose kandi banamusobanurira ibyo yarose. Umuntu wabishoboye ni Danieli, kuko Danieli yararimo imana zera. Niko Bibiliya hatubwira ngo Danieli we yararimo imana zera, imana y'ijuru n'isi. Naho abandi bo ntibagomba kubishobora kuko imana isobanura ibidasobanutse ntayo bari bafite. Bari abakonikoni, bari abapfumu, bari abacunnyi, ntago bari kubimenya.
ubwo ndimo ndibutara ngushaka kuvuga ayo mateka maremare ariko Daniel agiye kumusobanurira reka tumve icyo yamubwiye Daniel igice cya 30 igice cya 2 umurongo wa 31 kugeza 35 atubwira ngo nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane kirabagirana cyane cyari kigwagaza imbere kandi ishusho kikaba yareteye ubwoba nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza kandi igituza cyacu n'amaboko yacyo byari feza inda n'ibiro byacyo byari miringa amaguru yacyo yari ibyuma n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba urabyitegereza ugeza ibuye rya zeta rimbona intoki gikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba ryabimenagura umurongo wa 35 niho shaka cyane kugira ngo tuwumve kuko niho havugwa ijambo ryitwa umusozi nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe bihinduka nk'umurama waho bahurira muki bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ikikizo umva rero kuri ibe haravuze ngo maze ryabuye ryakubise icyo gishushanyo rihinduka umusozi munini rirangiza isi yose aha rero ushobora kwibaza ese igishushanyo Daniel yabonye na Nebukadinezari yeretswe gisobanuye iki ibi ni ibintu abantu benshi biga iby'ubuhanuzi bazi uriya mutwe wa zahabu wasobanura ubwami bwa Babuloni bwayibona Nebukadinezari kuko twabibonye ko buriya bwami n'ubundi mu gice cya 7 Daniel yabonye ari intare igituza n'amaboko by'ifeza n'ubundi ni ubwami bwakurikiye Babuloni bwa Medi n'Abaperesi ariyo yadubu n'ubundi Daniel yabonye inda n'ibibero by'imiringa ni ubwami bw'abagiriki bwakurikiyeho ariyo yangwe n'ubundi Daniel yari yabonye amaguru y'ibyuma n'ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba n'ubundi nibura bwami bw'Abaroma bwakurikiyeho Daniel ngo yagiye kubona abona ibuye riraje ridaturutse ahantu ryaturutse ahantu utamenya ngo rivuye ngo riraza ryikubita kuri bya birenge aribwo bwami bw'Abaroma ryikubise ku birenge ngo bya byuma by'amaguru birashenyuka bihinduka nk'umurama amaguru y'ibyuma ararangira inda n'ibibero nabyo ngo bihinduka nk'umurama igituza n'amaboko by'ifeza nabyo bihinduka nk'umurama wa mutwe wa zahabu ngo bihinduka umurama ngo bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ikikizo bitewe n'iki ngo bitewe na riyabuye ryaguye ku birenge aribwo bwami bw'Abaroma bituma n'ubundi bwami nabwo busa nkaho busenyutse ari ubwami bw'Abaroma bwahindutse nk'umurama utumurwa n'umuyaga ndetse n'ubwami bw'Ubugiriki Abamedi n'Abaperesi bwose busa nkaho bukuweho burundu nk'umuyaga ubutumuye bitewe n'akabuye kaguye ku birenge aribwo bwami bw'Abaroma iri buye rero ushobora kubaza ngo iri buye nindi iri buye ni irihe iri buye turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ni umugabo witwa Petero ndamukunda nubwo yagiraga amanyanga menshi akagira n'utuntu twinshi ariko Petero yari umuntu uhishurirwa Yesu cyane kandi Yesu nawe yaramwemeraga niyo mpamvu yavuze ngo kuri wowe iyo tuvuze kuri wowe mutagira ngo ni Petero yavuze ahubwo izina kuko Petero bisobanura urutare kandi urutare ni Yesu kuba yaravuze ngo kuri wowe nzubaka itorero ntabwo yaravuze Petero ahubwo yaravuze iryo zina urutare Yesu niwe wiyubatse itorero rye itorero ryubatse kuri Yesu urutare iki nacyo muri bwa busesenguzi bwa bibiri tuzabigarukaho turebe ubuyobe buri mu madini n'abagiye kubaka hejuru y'imva ya Petero ngo bubatse itorero ngo kuri Petero no bagiye kubaka isengero hejuru y'imva ye ngo kuko Yesu yavuze ngo kuri wowe nzubaka itorero ngo bubatse hejuru ya Petero reka da mu busesenguzi bwa bibiri tuzabigarukaho ibyakozwe n'intumwa dushaka kureba uburyo Petero yahishuriwe iribuye n'iryari ryo igice cya 4 umurongo wa 5 turageza ku murongo wa 12 ahangaha ni igihe Petero na Yohana bari basohotse bavuye ku irembo ryitwa ryiza ku ibaraza rya Salomo bamaze gukiza ikirema ngo bituma abantu bahurura abafarisayo baje basanga abantu bose bahururiye Petero na Yohana ishyari rirabica rimaze kubica
ngo barabafata ariko kuko bwari bugorobye isabato itangiye ngo bajugunya mu nzu y'imbohe kugira ngo ejo isabato nirangira saa 11 ko bazabica bagome b'abanyedini. Dini ni ribi. Idini nicyo gikontineri ni igikontineri kibitse ibibi byose bya Satani n'ibikorerwa mu isi. Ryarwanyije Yesu riramwica, rirwanya n'intumwa, rirwanya n'abasaza bakurikiyeho b'intumwa bayoboraga itorero. Idini n'uyu munsi ni kurwanya abantu b'Imana bavuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Babajugunya mu nzu y'imbohe isabato nirangira. Munyumvire namwe ngisabato irangiye sha bavuye gusenga, nyumvira ya sabato ariko noneho isabato irangiye ngo barabafashe. Reka dusome twumve icyo atubwira, twumve Petero wari warayishuriwe Yesu. Mwifurije guhishurirwa Yesu, basi sinifuje kugera kuri level ya Petero, uzamurusha ariko ntuzajye munsi ya Petero. Nuhishurirwa Yesu ntuzamuhishurirwa ngo ujye munsi ya Petero, basi nutamurenze uzanagere kuri level ya Petero, uzabugeza ahantu. Reka dusome twumve iki jambo ry'Imana tubwira. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, Nana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandere n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Bafashe Petero na Yohana bajugunye hagati yabo, imbere yana umutambyi mukuru na Kayafa na Alexandere n'abatambyi bose bakuru ngo n'ab'imiryango yabo bose. Barabaza ngo n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Umva noneho umurongo nshaka nkunda, umurongo wa 8. Petero washuriwe Yesu wuzuye imbaraga, haratubwira ngo ariko Petero yuzuye umwuka wera. Haleluya, 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 haleluya. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe abakuru, uyu munsi turabaza ibyo twagirira umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko menye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye umuragara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahiniwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza ifuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nari izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Ngo ibuye Danieli yabonye ryikubita ku birenge by'igishushanyo, aribwo bwami bw'Abaroma, bisobanuye kuvuka kwa Kristo. Kristo yavutse ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma. Hanyuma kuko yatumwe n'Imana, ubutumwa yasigiye intumwa ze n'imirimo n'ibitangaza yakoze, Yesu niwe watangije ubwami bw'Imana mu isi ubu dutegereje tuzabamo bw'indi si nshya, byatesheje agaciro ubwami bw'isi bitewe n'ubwami bwa Kristo. Noneho ngo yabonye iri buye rikura rihinduka umusozi, bivuga ngo ubutegetsi bwa Kristo buzagenda bukura kugeza ubwo buhindutse nk'umusozi wuzuye isi yose. Kandi ko turebye tukajya mu mateka y'isi tukareba muri iki gihe uburyo ivuga butumwa ryagiye ryago, ubu uyu munsi tugeneralije, ndibwira ko abakristo bari ku isi bashobora kuba bageze nko kuri hafi miliyari 4. Urumva ko bamaze kurenga 1/2 cy'abatuye isi. Ubwo ni bwa bwami bwa Kristo buri kugera ku isi yose, bwarasakaye kugeza ubwo hari n'abami bagiye bakizwa bayoboraga ibihugu. Iri buye rero niryo Petero asubiyemo, abwiye abafarisayo
abwiye abatambyi bakuru n'abakuru, abwiye ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru, arababwira ngo yemwe bagabo namwe batware, uyu munsi turabazwa ibyo twageneza umuntu waruremaye, kandi turabazwa ibyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye umuntu agana imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Aranababwira ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Iyo tugiye mu rwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere ibice biri murongo wa mbere, yavuze amagambo meza yongera kugaragaza Yesu burya ari ibuye. Yaravuze ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, aravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe. Arababwira ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. Yesu niwe buye, ariko ubutegetsi bwe bwahindutse umusozi. Tuba turi gusobanura uburyo ubuhanuzi bugaragaza umusozi nk'ubutegetsi. Noneho hariya mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 9 na 10 batubwiye ngo aho ni wakwira ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 ni nayo misozi 7, kandi niyo bami 7. Ni imitwe kuko ari abami b'abami, ni imisozi kuko ari ubutegetsi buyoborwa n'abo bami. N'abami 7 bayoboye ubwo bwami. Hari abantu bajya bavuga, ni teologiya njye numva ibyigisha, ngo iriya misozi ngo ni imisozi ngo umujyi wa Roma wubatseho. No, cyo ni ikinyoma, nta hantu bihuriye. Kandi Bibiliya ivuze ngo abantu bakuri ubwenge n'ubuhanga, icyitonderwa ikabivuga mu buryo butatu: ibyisa imitwe, ibyita imisozi, ibyita abami. Aka ka gatatu kavuze ngo ni abami, niko kuzuza neza kagaragaza ko atari iriya misozi umujyi wa Roma wubatseho. Yohana yaranditse mu Byahishuwe 22 umurongo wa 18, yaranditse avuga ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza ntihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Ngo kandi ntihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa rwa rurembo rwera no kuwa cya giti cy'ubugingo byanditse muri iki gitabo. Yewe asoza avuga ngo uhamye ibyo, aravuga ati ye ndaza vuba. Yohana yavuga ngo amena, ngwino mwami Yesu. Abantu bongera kuri ubuhanuzi bw'Ibyahishuwe bafite ibyago. Ni imitwe 7 kuko ari abami b'abami, ni imisozi kuko ari ubwo butegetsi nyine abo bami bayoboraga, ariko ku buryo bwuzuye nuko bongera bakavuga ngo ni abami 7. Tugeze ku ijambo rero ku murongo wa 10 bavuga ngo abatanu baraguye, umwe ari undi ntaraza. Yohana twabonye ko ahabwa Ibyahishuwe ari ku mutwe wa 6, bwami bwa 6, ariko bwami bw'Abaroma. Noneho uwamubwiraga aramubwira ngo abatanu baraguye, umwe ari undi ntaraza. Abatanu bari baraguye ni bande? Umwe wari uriho ni uwuhe? Undi wari utaraza ni uwuhe? Kandi bagombaga kumara igihe gito, kuko uyu nguyu ngo wagombaga kuza. Yohana yarabwiwe ngo agomba kumara igihe gito, kandi agomba gutegekana n'amahembe 10, bagategeka igihe cy'isaha imwe gusa. Nuvuga ngo uyu mutwe wa 7 aribwo butegetsi bwa 7 igihangange, aribwo bwami bwa 7. Yesu yabwiye Yohana ngo nibuza buzategeka igihe gito, kandi butegekane n'ari amahembe 10, ngo kandi butegeka igihe cy'isaha imwe. Hanyuma Imana igarure ubwami bwayo, uburi mu mitima y'itorero, uburi mu mitima y'abana b'Imana, bugaragare mu isi. Yesu agaruke aze kwima ingoma. Noneho reka turebe abatanu bari baraguye ni bande. Nuvuga ngo Yohana mu gihe cye Egiputa yarabayeho ariko itakiriho. 2, Ashuri yari yarabayeho ariko yaraguye itakiriho. 3, Babuloni, uyu mutwe wari warabayeho ariko waraguye utakiriho. Umutwe wa 4, Abamedi n'Abaperesi, bwari bwarabayeho ariko bwaraguye butakiriho mu gihe cya Yohana. Umutwe wa 5, Ubugiriki, bwari bwarabayeho ariko bwaraguyeho butakiriho. Hariho umutwe wa 6 aribwo bwami bw'Abaroma. Arabwirwa ngo abatanu baraguye, umwe ariho
undi ntaraza. Abatanu bari baraguye Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki. Umwe wariho ni Roma, undi wari utaraza ariwo tugiyeho, aribwo butegetsi bwa nyuma, ariwo mutwe wa karindwi ugomba gutegeka Yesu akagaruka, uri no gusohoza ibimenyetso byose bigaragaza kugaruka kwa Yesu, urimo gukora na Satani imbona nkubone. Ni umutwe wa karindwi, aribwo bwami bw'Abongereza n'Abanyamerika. Aha tuzagaruka turi kwerekana ko uyu mutwe wa karindwi aribwo Bongereza n'Abanyamerika ni ubutegetsi bubiri bwigenga bwose, ariko bufite icyo buhuriyeho muri politike yabwo mu kuyobora isi yose. Buriya Bongereza ni inshuti magara, ni abavandimwe b'Abanyamerika. Noneho Yohana ahabwa ibyahishuwe ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma y'umutwe wa 6, Amerika ntiyari izwi, n'Ubwongereza ntibwari buzwi, Roma niyo yari iyoboye isi n'ibihugu byose by'Uburayi. Utirera amateka byaje kugenda gute? Niyo mpamvu yabwiwe ngo undi ntaraza, kandi ngo uwo naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ubu rero uyu mutwe wa karindwi urahari, turawubonye. Nidukomeza kwiga ibyahishuwe tuzasanga uyu mutwe wa karindwi ariwo Amerika n'Ubwongereza. Ni nayo iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka, ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ikabivuga nk'ikiyoka. Uyu mutwe wa karindwi nibwo butegetsi buri gusohoza ibimenyetso byose Yesu yatanze bizaranga kurangira kw'isi, bizaragaragaza ko Yesu agiye kugaruka, bizaranga ko itorero rihenebereye, bizaranga ko hari abahagaze neza Imana igiye guha ubugingo. Bari gusohoza ibibi byose byahanuwe. Intambara nibo bari kuziteza mu isi, iyi mitingito nibo bari kwiteza mu isi, iri koranabuhanga ryishe benshi n'abari bakijijwe n'abayobozi bari bakijijwe b'Abakristo bayoboraga itorero rya Kristo. Koranabuhanga ryabamaze, ubutinganyi nibo babwemeje ejo bundi, itegeko rirasenywa ko bugomba kubaho, kandi ibi tubigeraho tuzajya i Sodomu n'i Gomora, tuzasanga mu bintu byatumye Imana iza kurimbura Sodomu n'i Gomora, la losi efidi shahobrinistay, hari harimo n'ubutinganyi darisonema. Ikintu cyamanuye Imana i Sodomu, Imana ikaza kureba ko ibyo baharega ari ukuri, n'ubutinganyi. Uyu munsi sinibwira yuko ubutinganyi bwari Sodomu n'i Gomora ari naho buhuriye n'uburi uyu munsi. Ubusambanyi bwari Sodomu n'i Gomora sinibwira ko bungana n'uburi uyu munsi. Ubwicanyi bwariho sinibwira ko bungana n'ubwo uyu munsi. Ubw'Imana yaciriyeho isi ya kera ku bwano bikayiciraho iteka, Imana igaciraho iteka imidugudu ibiri, Sodomu n'i Gomora. Ntabwo izirengagiza guciraho iteka isi yuzuye ibibi byinshi, ubwigomeke, ubwirasi, kwishyira hejuru, ubugome, ubwicanyi, ubutinganyi, ibintu bitegurwa by'ubugome biba mu isi, ntabwo izabyirengagiza. Reka subiremo, abatanu baraguye, umwe ari undi ntaraza. Abatanu bari baraguye ni Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki. Uwari uriho mu gihe cya Yohana ni Roma, ariwo mutwe wa 6. Undi wari utaraza ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ni ubutegetsi bubiri bubangikanye bwigenga bwose, ariko bukafite icyo buhuriyeho muri politike y'isi mu kuyiyobora. Kugira ngo turebe uyu mutwe wa karindwi uburyo wabonetse, ni amateka yo gucukumbura cyane, sinyinjiramo yose, ariko Bibiri twereka ko ubwami bw'Abaroma bwarambye bukageza mu myaka hafi 600. Bigeze mu mwaka wa 330 nyuma y'ivuka rya Yesu. Amateka twereka ko umwami w'abami Constante yaje gufata umurwa mukuru we wa Roma, akawimurira ahantu hitwa ngo ni Ibizansi. Amaze kuhimurira uwo mugi awitirira izina rye ngo ni Constantinople. Ibizansi
naho hari Turukiya y'uyu munsi. Muri 395 Roma yaje kwigabanyamo kabiri, igice kimwe kijya iburasirazuba, ikindi kijya iburengerazuba. Icyo gihe hatangira intambara idini Katolika y'iburengerazuba ahahoze yitwa Roma, ndetse n'idini Katolika y'iburasirazuba i Constantinople muri Turukiya. Batangira gupfa ibirebana n'imyemerere y'idini. Intambara zagiye zibaho mu isi zatejwe n'amadini. Icyo gihe habayeho intambara uburengerazuba i Roma bakajya bahangana n'iburasirazuba i Constantinople. Intambara zirazamuka kugeza ubwo hiroshemo n'intambara z'ibihugu by'Uburayi. Bakora icyo bita revolution, bashaka kwibohora muri gikolonize ya Roma. Ariko byose byakomotse kuri Gatolika y'i Roma na Gatolika y'iburasirazuba. Amateka atubwira ko bigeze mu 1500 Roma yasaga nk'aho itakiriho. Hari ibihugu bigeze kuri 5 byashinze ubundi bwami bushya. Ariko nubwo byashinze ubwo bwami, ntago bwari ubwami bw'Abaroma. Ibyo bigura ni ibihe? Harimo Portugal, harimo Espagne, harimo Ubufaransa, harimo Ubuholandi, harimo Ubwongereza. Ibi bihugu byashinze ubundi bwami, ariko Ubwongereza amateka tubwira ko ari bwo bwateye intera ndende kugezaho buba ubwami bugari cyane. Ubwongereza bwatwaye igice kinini cya Amerika y'Amajyaruguru n'icya Afrika n'icya Aziya yo mu burasirazuba bw'amajyepfo n'icy'Ubuhinde ndetse no muri Pasifika y'Amajyepfo. Urumva ko Ubwongereza bwari bumaze gutwara ahantu hanini: Amerika ya ruguru, Afrika, Aziya yo mu burasirazuba bw'amajyepfo, Pasifika y'Amajyepfo ndetse n'Ubuhinde. Bigeze mu 1700 Amerika yasabye Ubwongereza ubwigenge, ariko habanje kuba ibintu by'amakimbirane hagati yabo ya Amerika n'Ubwongereza. Nyuma yaho Ubwongereza bwemerera guha Amerika ubwigenge, akaba ari nabwo haje kubaho icyo bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1914 ubwo hatangiraga intambara ya mbere y'isi yose, Amerika n'Ubwongereza byayiroshyemo birayirwana birayitsinda. Bamaze gutsinda intambara Amerika n'Ubwongereza, aho niho bahise bagaragara ari wo mutwe wa 7 wari warahanuwe Imana yabwiye Yohana ko uzaza nyuma y'igihe. Yumvira igihe cyatambutsemo, no kuvuga ngo Yohana abwo byashuwe twabonye kari hagati ya 9 na 96 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yerekwa buriya butegetsi burindwi uko buzasimburana mu isi, ariko ageze ku bwa 7 abona bwo ntiburaza. Yesu aramubwira ngo nubwo butari bwaza ariko buzaza, kandi nibuza bukwiriye kumara igihe gito. Umva izo ntambara zagiye zibaho kugeza mu 1914 ubwo intambara ya mbere yose yatangiraga. Amerika n'Ubwongereza bamenamo amafaranga yabo, bamenamo imitungo yabo, birangiza intambara bayirwanye barayitsinda. Aho ngaho akaba ariho bahise bagaragara ariwo mutwe wa 7 uje kuyobora isi, kandi ukayobora igihe gitoya, uyoborana n'amahembe 10. Aya mahembe 10 ntabwo turajyamo, kandi ukayobora n'aya mahembe igihe cy'isaha imwe. Nuvuga ngo uwo niwo mutwe wa 7 aribwo butegetsi bw'igihangange, ari nabwo bukomeza gutegeka kugeza ku gihe cy'imperuka, bukaba bugizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zibishyanga rikize kurusha ahandi ku isi, hamwe n'Ubwongereza bwayoboraga ubwami bugari kurusha ubundi ku isi. Ni ukuvuga ngo nta wundi mutwe uzaza, nta bundi butegetsi buzaza gutegeka isi yose
uyu niwo mutwe ugomba gutegeka kandi igihe gitoya, igihe kingana n'isaha imwe. Imana ikazana ubwami bwayo nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 2:44 haratubwira ngo hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga iryo ari ryo ryose, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose butsembeho, kandi buzahora ku ngoma iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Uyu niwo mutwe wonyine, nta bundi butegetsi buzigera bukomera ku isi. Ibi ndabibabwiye, niba Yesu atagarutse nonaha uzarinda upfa nta bundi butegetsi ubonye busimbura Amerika. Ntabwo ari Koreya ya ruguru, ntizigera izangira utese Amerika. Ntabwo ari Uburusiya, ntibuzaruta Amerika, ko Amerika yashyizweho n'Imana. Byarahanuwe nk'uko tubibonye ko ari ubutegetsi bwagomba kuza nyuma y'igihe. Ariko urumva n'ubutegetsi bubiri, Amerika n'Ubwongereza, ariko ukabona burigenga bwose, ariko ufite ikintu buhuriyeho, bwunze ubumwe. Uburusiya ntibuzaza gusumba Amerika, Koreya ruguru ntizayisumba. Niyo byakwishyira hamwe, Amerika ifite uburyo ishyigikiwe na Isiraheli n'uburyo bafatanyije, kuko ari ibyahanuwe rero bashyizweho n'Imana. Nta kintu kizigera kibakuraho, kuko Amerika, Ubwongereza, uyu mutwe wa karindwi bagomba gusohoza ibimenyetso byose Yesu yavuze. Ibi bimenyetso barabisohoza mu gukangura itorero. Abasoma ibyanditswe byera bacukumbura, twebwe turasoma tukamenya ngo isi igeze aha, isi igeze aha. Niyo mpamvu Imana igomba kubareka bagasohoza ibimenyetso byose bikangura abanyetorero bagakanguka. Umva, iyi generasiyo niba Yesu atagarutse nona izavaho ntabyo mubonye. Uyu niwe mutwe wa nyuma, nibwo butegetsi bwa nyuma buri gutegeka Yesu akagaruka. Bari gusohoza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ibi bimenyetso tuzabigarukaho tubireba bimwe mu bintu barimo barakora Yesu yahanuye, kandi yaravuze ngo ibyo nimubibona muzamenye ko kugaruka kwanjye gusohoye, muzamenye konje, muzamenye ko ngarutse. Nguyu mutwe wa karindwi wari warahanuwe ko agomba kuza nyuma y'igihe. Tubibonye ko byari byarahanuwe ko ubutegetsi cyangwa se umutwe wa karindwi agomba kuza nyuma y'igihe, nkuko Yohana yabwiwe. Abatanu baraguye, umwe ari undi ntaraza, ngo kandi we nazaza bakwiye kumara igihe gito. Nta bundi Imana ivuze bwa munani, hoya, nyuma y'ubwa karindwi n'ubwa Yesu buzaza. Ubu rero uyu mutwe wa karindwi ntabwo uzategeka ngo ugeze mu gihe Roma yamaze iyoboye, n'isaha imwe Yesu akagaruka. Reka dusenga n'Imana. Tuzagaruka turi gusobanura ari amahembe 10 tuyavuge. Nitumara kuyavuga tuzinjira mu kureba koko ubundi koko n'iki gisigaye ngo Yesu agaruke. Ubwo turabwira itorero, ariko n'abatizera turabwira ngo hari uwaje mu isi. Uwo waje niwe muremye ijuru n'isi, yapfiriye abantu bose, yagukunze urukundo rutagira akagero, yakumeneye amaraso. Kumwizera n'ibikoze isoni, ntabwo biteye isoni. Ntabwo turabagabo kumuhamya. Ubuse ibi turimo urabona bikoje isoni. Acira uwo nguwo, kuko yatanze igihe, kandi yatanze cyo kugaruka kugira ngo atwara bamwizeye kirasohoye. Turakomereza rero kuri uyu mutwe wa karindwi. Uyu mutwe wa karindwi uburyo uri gusohoza ibimenyetso byose bikuza kwa Yesu. Tuzinjira muri Bibiliya dusobanure kuki ubundi Imana yabise inyamaswa, kuki bitwa inyamaswa. Ubundi ibi bihugu tuvuze tuzabisobanura neza turi bukuvuga ari amahembe 10, kuko ari amahembe 10 Daniel yarayabonye, kandi ayabona azakomoka kuri ya ngoma y'ubwami bw'Abaroma. Yohana ahabwa ibyahishwe kuri ya ngoma y'ubwami bw'Abaroma, ya mahembe arayabona nawe. None akimara kuyabona nawe nanone arabwirwa ngo aya mahembe ntiyari yima. None tuzareba ese aya mahembe yaba ari ku ngoma cyangwa ntari ku ngoma. None se niba ari ku ngoma ko yahawe gutegeka, ategekana na Amerika n'Ubwongereza igihe cy'isaha imwe, isaha yabigeze hehe? Ese ubundi Amerika n'Ubwongereza bamaze imyaka ingahe bari kuyobora isi? Ko bagomba kuyobora igihe gitoya, igihe kingana n'isaha imwe. Yesu akagaruka. Iki tugaragaza ko yagaruka nuko bari gusohoza bya bimenyetso byose. Imana igufashe nshuti, Imana iguhire, Imana iguhe kujijuka no guhagarara kuri filozofi zawe,
no kuri siyansi no ku bindi wize no ku byo wigishijwe n'amadini, ahubwo uhagarare ku byanditswe hanyuma wezwe. Reka dusengane Imana. Imana ibahumisha cyane kubwo kumva ubutumwa bwiza. Turagushimiye mwami w'ijuru n'isi, byiringiro byacu, mahoro yacu, wowe waduhamagaye wadutoranije. Turabibona ko igihe gisohoye cyo kugaruka kwawe, isi irarangiye, isi igeze ku iherezo, kandi uko igenda igera ku iherezo niko n'ubuhenebere bugenda bwinjira hirya no hino mu bakwizeye, ni nako n'ibibi bigenda bigwira mu isi. Akaba ariyo mpamvu dusenze ko umuntu wari udukurikiye ngo umuhumure amaso arebe, abashe kumenya ibihe duhagazemo, mu kazi arimo, mu mashuri arimo, mu burere arimo ayoboye areza abana be. Buri wari we wese, aba umusore, aba umukobwa, inkumi, aba umugabo, aba umukecuru, aba umusaza, aba uwari we wese, Mana humura abantu bawe, humura ikiremwa muntu kibashe kumenya isi kigeze ku iherezo. Kubera kugarutse usanze tukwiteguye, ese usanze itorero rihagaze riti? Kangura itorero kugira ngo tubashe kwitegura. Turagushimiye Mana, kandi kuri gutanga imiburo yawe muri iki gihe cya none kugira ngo abantu barusheho kukwizera no kumenya ibihe duhagazemo. Turagushimiye ko ufashe gusenga, tubiyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahumugisha cyane, hanyuma sangiza abandi bantu ubutumwa bwiza. Uzaba udufashije kuvuga ubutumwa, kandi ingororano tuzahabwa nawe uzazihabwaho. Imana iguye kuba maso, ikiganiro nakagaruka. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.